Imana ibazamure ku rwego rushimishije. Ndashimira Imana kubw'iki giterane. Kuza kuri kavukire y'iwacu kuri ngewe ni nko kuri tubuki nkanywa amata. Iyo mbonye mushumba wanjye ukuntu wantoje, niyo mpamvu ncinya bikemera, nzakomeza nce bugufi. Wowe icyo uzakora kimwe, ujye undambikaho isengesho, numbona undambikeho ikiganza. Ariko hari abantu bashyigikiye Imana ngo batere haleluya numve. Pasiteri wanyu Habineza yaransuye maze aranandaza. Arari wanjye dupanga iby'iki giterane. Hari ahantu hagombaga kuva inote zihagije nkamenamo byinshi, biranga biragorana, ariko kubwa Nyagasani bigenda byemera. Nanjye ndamubwirana imbaraga zabyo nizikomeza kwanga zikabura, nanjye filime nzayisharijaho, kuko ngira ngo ninjye wazanye igitekerezo cya filime. Icyo gihe nabwo uko waje kunsura, iyo utananaza maze nandetse ntabyo nari kukubwira. Maze nandetse araza, arangije kuza aransura aranandaza, maze nandetse nopfo ipfa ribarya. Urebye ukuntu mutansura kandi ngewe njya ngerageza. Twese Imana itweze mu izina. Birangira rero umugabo twabiteguranye agize ibibazo by'ubushobozi bw'amafaranga, ariko Habineza arambwira ati reka nze nkwegere turebe icyo twazakora. Turicara turabizayanganya, turabiringaniza, none byamaze kwemera, igiterane kirarangiye. Nubwo ibyatumbanyije bikadupangira njonogo byari bihari, yarahabaye amaze bikubita inkonji, birahirima birabaramuka birahenuka. Uwahabaye n'ukuri kose yarakoze. Amashini mumwongere n'ayandi we, nimumwongere n'ayandi, iwe nimuzamuremo n'impundu, ayiwe nimuzongere z'urufaya, ayiwe n'ukuri Imana yarakoze. Ririmba ko kantu we, n'ukuri Imana yarakoze, n'ukuri Imana yarakoze, n'ukuri Imana yarakoze. Iwe n'uko byari bigoranye, ariko amaherezo kirarangira. Izongera ikore n'ibindi, izongera ikore n'ibindi, izongera we. Manure Imana, manure Imana, amina honezo urataka tutudumba baba. Nimutinde, ushobora gutinda turi kumwe ngewe nkayitanze inogonora, azikuriza mu kanwa. Basi nubwo byabaye nk'ibigoranye, bikagaragara ko ikiturwanya cyari gihari, ariko ndashimira Imana kandi aka gasozi ukuntu nkarwaye. Nyakubahwa Mana y'igitare ituye mu ijuru ryera ry'umweru rirabagirana, uzongera ukatugabize tuhavunire umuzimu, nyabingi hatogoteri itogoti icumira, izina ry'Imana ya Yakobo rihabwa icyubahiro, ikibyimbye kimeneke. Nyakubahwa Habineza ndagushimiye, nyakubahwa mushumba wanjye ndagushimiye, nimuhumure ndagushimiye nawe bwana uturuka Igisenyi iriya Imahoko, ndagushimira mugore wanjye mwiza, uzongera nyongere n'akandi kana. Oya niba atari ibanga, murabona Imana itarangiriye n'ingo ngwino hano sha ingo hano. Nakariya kana kamuhagaze iruhande niko kambere twabyaye, kitwa Kariza Any Music. Inyama zaburanye n'ibishyimbo, inyama zirabanza ziteramo, zivuga ijambo rikaze zizi ko zibirangije.
Sigira ibishyimbo ngo have Nyirambohera urimbura imboga. Ibishyimbo biti warangije nanjye nivuge. Inyama ziti narangije, nicyo nzi nuko umurimbo wawe nta kigenda, wowe urimbura imboga nguri ibishyimbo gusa. Ibishyimbo biti have wowe imboga mbi, wowe mboneka rimwe, njyewe iyo ntaraboneka nkinga ingabo y'ikibabi bakandya umushogoro, naba nabonetse wese bakampunika nkajya mu bigega bakazambyaza n'undi musaruro kumpinga mu yindi mirimo. Ejo natinze kuza ariko nkinga ingabo y'ikibabi wanjye umudiho, mbonetse nanjye ndawucinya. Uri guseka nkafashwe. Cyiza kibaho nko gukora umurimo ukora n'umugore wawe akaba ari wakora, akajya amenya imvune zawe, akamenya aho agukanda nawe ukamenya aho umukanda. Yaba adahari nawe ukaba uhari, yaba udahari nawe akaba ahari, naba ntaraza nkamwohereza akawunyuka bye nanjye naza nkawufuna, nawe yagaruka akawutikura, twahura tukawutimbura nyabingi bigatogota. Imana iguha umugisha kunshyigikira. Genda wiyicarire ariko ndabanza nko musayi imwe mu izina rya Yesu. Namwe nashidikanya gutinda kumenyekana ko ikibazo cyari gihari cy'ibyatugambaniye byatumye hari bimwe bidashobora kuboneka kubera izo mpamvu. Ariko filime twaraye tunayirebye kandi n'uyu munsi nabwo turongera tuyirebe. Naje nabyiteguye twabipanze kandi Imana ibaha umugisha, ndabashimiye. Hanyuma rero mfite umuntu wanjye w'inshuti yanjye akaba mwene wabo uriya mugabo. Uwo mugabo niwe muterankunga w'igiterane mfite, ariko yagize ibibazo bituma adahita abona ubushobozi mu buryo bwihuse kubera impamvu zitoroshye. Ariko aho hari yarambwiye ati mfite ibintu bingerageza bindwanya, hari abantu bafite imbaraga z'amarozi bamwohereza aba muri Amerika. None rero kubera izo mpamvu duhora turwaye, abana barwara, umugore arwara, nanjye meze nabi, bagenda banyohereza imyuka yo kunyabura no kungirira nabi. Ndagira ngo muzansengere. Uyu muntu niwe ugomba kudufasha muri ibi bikorwa by'imbaraga dufite, ko mwumvishe ko yababwiye ati twebwe umuryango wacu dutera inkunga itorero. Mwabyumvishe? Reka rero wigire hino mu cyimbo cye. Mama Music nawe yigire hino mu cyimbo cy'umugore we. Hanyuma abana be turabafata mu maboko mu izina rya Yesu, tumusengere Imana imukureho iki kintu cyitwa imbaraga z'abarozi mu izina rya Yesu. Duhora dusenga twiyirirwa ubusa, turara mu misozi dusenga ngo dukubita uwo mudayimoni, Imana ikaduhishurira aho biri, ariko bikongera bikazura umutwe, bikazura umugara, bikamera nk'imegeri bica uyu munsi ejo hagashibuka izindi. Ntubizi ndabeshya? Ntabwo ubeshye, twari dufite gahunda kuzabahereza amafaranga biranga, ariko navuze ngo mungire mupango undi munsi, nzi neza ko Imana irakora imirimo ku buryo dushobora kuzabahereza ku madolari. Imana yawe icyubahiro. Tumubohoze mu izina rya Yesu. Noneho ndagira ngo pasitoro wo kuri uyu mudugudu ugiye kuducika akajya ahandi kubera impamvu, wigire hino uyu muntu muzamure mu isengesho, natwe tumufate mu maboko. Ngenda afatana n'aba bantu batatu mu maboko, tuzamure, turaba tuzamuye ubuzima bwabo mu maboko y'Imana. Hanyuma Imana ibaha umugisha. Bimaze kwanga rero ubwo twashatse ubundi buryo twabigenza, dushaka undi muntu wadufasha, ntibyahita bikunda, biragorana, ariko amaherezo birangira byemeye, bitegurwa gutya kandi birabaye. Kandi ndabizeza ko nyuma y'iki gikorwa hazaboneka ibindi biterane